muri se babona nk'urukwavu utabona ko nta cyerekezo. Babona urukwavu kunurungana. Yego. Ungana nk'intama, iyi ni intama nazo n'ubureba neza. Rifite uburebure byibuze bufite nka santimetero 80. Cyane rwose biragaragara. Uburebure. Ni breed. Ni breed. Umva rero. Cyerekezo kirahari. Urabona ko utwana ntabwo turuzuza iminsi 30. Ntakwe bakunzi ba Iwacu Connect nkuko nabibabwiye, ubu nageze ahantu bita i Musanze. Muraje mumenye aho hantu ahariho neza, ngira ngo muri kubibona yuko nasuye umworozi wakataraboneka hano i Musanze. Murabona inkwavu afite ukuntu zingana. Iyi ngiyi bayita New Zealand White. Ni urukwavu rufite nk'ibiro 5. Umva ko mujya muvuga ngo nta rukwavu ngo rugira ngo ibiro ngo nta, dore ngizi inkwavu. Izi ni inkwavu nziza, aba n'abana bazo, ngira ngo muri kubabona urukwavu rwiza rutanga icyororo cyiza cyane, New Zealand White nkuko najyaga mbibabwira. Uyu mworozi rero muraje mwumve urugendo uko yarutangiye, aho harugeze n'icyo rumaze kumugeraho. Wowe ugitinya rero korora inkwavu kujya mu mushinga, reka tukugira inama. Urazikura kuri uyu mworozi. Nyuma y'izo nagiye mbabwira, nababwiye yuko nzajya ngera no ku borozi nabo bakabihera ubuhamya. Reka rero tumukurikire, hanyuma atubwire kuri iki cyororo cye cyiza muri kubona. Afite n'izindi, hari byinshi byiza biri hano nkuko muri kubibona. Hari ibiraro bitandukanye, bino hano hari ibiraro bitandukanye, ngira ngo muri kubibona. Inkwavu zirahari, hari ibyo ari kubaka bikiri mu kubakwa, ariko murabona yuko harimo n'ibirimo inkwavu zigiye zitandukanye. Ndebera hano we, dore. Iyi bayita New Zealand White. Ngira ngo muri kuyibona. Iyi ni ishashi y'igihe gitoya. Iyi bayita Chinchilla. Ngira ngo muri kuyibona, urukwavu rwiza cyane, urubyeyi rwiza. Ibi bintu rero reka tuze tuganire nawe atubwire uko bimeze n'uko umushinga we uhagaze. Ntuhumbye ukurikire video kugira ngo ubone inyigisho zigiye zitandukanye turi bugirirwe n'uyu mworozi. Sawa, turi kumwe. Nkuko nabibabwiye rero, turi mu ifamu i Musanze, duhuye n'umworozi. Reka atangire abibwire, yibwire abakunzi ba Iwacu Connect, ababwire uno mushinga we uko umeze. Tumugezeho bwije, ariko nta kibazo, icy'ingenzi ni uko muri gukurikira ikiganiro neza, kandi noneho mukumva inama nziza agiye kutugira nk'umworozi. Muraho neza? Murakomeye neza. Yego mukomere cyane. Yege nitwa Mwumvaneza Moni, ndi manager wa Iwacu Connect Farm, ariko nkagira n'isakaza makuru cyangwa se umurongo channel bita Iwacu Connect. Ubu rero twari twabasuye, twagira ngo nawe wibwire abatugana n'abakunda kuganira nabo, ubibwire, ubabwire naho utuye kugira ngo n'abakeneye icyororo bazamenye aho bakubariza. Murakoze. Amazina nitwa Uzayisenga Simeo, abamirire i Musanze, mu karere ka Musanze. Niho nuri ubworozi bw'inkwavu. Ni inkwavu ziri breed. Ni icyororo cyiza rwose, nakibonye nawe wakishimira. Hano kari inkwavu zimeze neza, New Zealand White. Urukwavu ruremeye cyane, rufite ibiro nka 6. Biragaragara. Uru rufite igihe kingana iki? Urukwavu babyayeho ubu rwujuje amezi 8. Amezi 8. Ngira ngo murabibona rero, urukwavu rw'amezi 8 rungana gutya. Nibyo njya mbabwira ngo icyororo nicyo kiguha kuba wagira aho uva naho ugera
muri ubu bworozi. Shaka icyororo kizima ubundi ibindi bizagera. None Simeon, ko ndi kubonamo akantu karimo amazi, nkabonamo ibyatsi byumye, wowe inkwavu zawe uzigaburira gute? Kano ni ak'amazi. Urukwavu runywa amazi menshi cyane. Urukwavu ku munsi rushobora kunywa byibuze igice cya litiro. Yego. Noneho aka ni ak'ibiryo. Yego. Aka ni amazi. Hanyuma se ugabura ibiryo byo mu ruganda gusa? Gabura ibiryo mu ruganda byitwa peleti hamwe n'ubwatsi. Ubwatsi cyane. Ngira ngo biteye amatsiko, njye nkurikije uko ndi kubona izi nkwavu nuko ntuzingana, biragaragara ko ari inkwavu zitanga umusaruro mwiza cyane. Dore mpamvu zino nkwavu zirenze, dore runo rukwavu kimwe cyana cy'amezi rujuje amezi ane. Urabona ko rwakuze cyane. Aho nawe wagira ngo ni urukwavu rwo kurya cyangwa se wanabangurira. Iyi ni inyagazi. Iyi nayo ni New Zealand. Iyi ni New Zealand White, iyi ni crossbreed ya New Zealand White, irimo ivangiye. Ese abantu bajya bavuga ngo pure breed ntizibaho, rwose murebe uru rukwavu umurambi warwo, mutazajya mugira ngo amoni ngemba ni kubabeshya cyangwa se ndi kubatungura. Murebe uru rukwavu umurambi warwo, murebe ibiro rufite, ahubwo bice n'ibirindwi twashyira no ku munzani, ahubwo bice n'ibirindwi rwose. Rero kano go kumukawayi iminsi ireze neza cyane. Ndebera abantu rero bajya mbwira ikintu kijyanye no korora. Iyi ni sekurume, ni inyagazi. Iyi ni sekurume. Ese hari abatazi ngo isekurume irebwa gute, ngo ni inyagazi bayimenya gute? Badufasha tukamenya isekurume uko iba imeze. Urukwavu karirwo ubona isekurume uko iba imeze. Iyi ni imyanya yayo. Murabona rero bya bindi njya mbabwira ko isuku ariyo musingi wa byose. Ngira ngo murabona izi nkwavu ukuntu zisa neza, dore n'ahantu zirara mu ndebero ukuntu hameze neza cyane rwose. Murabona yuko icyo njya mbabwira yuko isuku niyo ishobora gutuma urukwavu rwawe rutarwaragurika cyangwa ngo rube rwagira ikindi kibazo cy'impfu za hato na hato. None se utu tuntu tw'ubururu ndi kubonaho n'imigozi, tushaka kuvuga iki? Hano ndabona hari tekinoloji nziza cyane. Hari tekinoloji nziza cyane. Inkwavu zizi ubwenge. Inkwavu ni iza mbere zizi ubwenge. Yego. Aya matiyo uri kubona, aya arimo amazi. Aka ni akarubine. Urukwavu rwo rukoraho rugakurura amazi akaza. Rukurura kuri kano. Urabona gutya iyo ukozeho amazi araza. Hanyuma aya mazi agaturuka heza? Amazi aturuka hano. Iyi ni inzira y'amazi. Yego. Iyi ni inzira y'amazi, hano uburyo bwesitaye kuri tekiniki kandi na byiza cyane. Ibintu bya gisirimu ntabwo mu Rwanda twumva korora ahantu heza cyane, kandi amazi ava muri icupa. Amazi ava muri icupa kamanuka cyawase. Hanyuma se iyi tekinoloji ubona itandukaniro ryayo? Sinzi, wenda ishobora kuba ihenze, uraza kutubwira. Wow, dore urukwavu rero. Bano banjye njya mbabwira ibi bintu mbabwira by'ubworozi ntabwo ari imikino. Ubirimo neza rwose abikora neza kandi ya kinyamwuga. Njya mbabwira ntimutangire gakeya ariko ukore kinyamwuga. Ngira ngo murabona yuko afite inkwavu nziza pe. Afite inkwavu nziza, azitaho neza. Ariko tutarava kuri ino tekinoloji, nagira ngo dusobanurire ese itandukaniye hehe n'utu tuntu tujya tubona utu dusanzwe dukoresha mu kuziha amazi. Kano urabona kano kajyamo peleti. Noneho kano ni ak'amazi, ariko iyo harimo tubiri, ak'amazi n'aka peleti, hari ukuntu urukwavu rukanagera mu mazi. Yego.
bakanagera mu mazi ugasanga hagiyemo mikorobi. Ariko hano ho ibi ni ibintu byizewe bya nyabyo. Birumvikana kugira ngo nk'uko mubibona kano kantu nta hantu gahurira n'urukwavu. Urukwavu naho rukozamo umunwa gusa, nta n'amazi wabona agaragara, rurakurura, ruyikururira. Aha, ku bantu batarabimenyera, bataranamenya ino tekinoloji, wabagiriye ihe nama ukurikije wowe igihe uyimazemo? Inama nabagira rero ni ugushaka amakuru. Yego, ni ugushaka amakuru. Hano ntango ndabigiraho bitwaye ngutya, hose nzabikora ngutya, hose nzabikora ngutya. Dore iyi ni chinchilla, American chinchilla. Nayo urabona ko ni nziza cyane. Dore sekurume nziza cyane. Urukwavu bwo hanze y'uko urubona rufite ibiro nk'umunani cyane, biragaragara. Aha, ntabwo byoroshye, ngira ngo muri kubibona. Hano hari inkwavu nziza cyane, hari ubwoko bwiza cyane. Hano ufite ubwoko butandukanye, harimo ubwoko butandukanye bwinshi cyane bwiza. arabonye. Yego. Aha, turaje tugere ku by'ibyororo, uraje utubwire mu kanya neza. Aha, none rero inshuti yanjye nagira ngo tuganireho gatoya ku bantu batinya umwuga w'ubworozi bw'inkwavu. Wowe wabitekereje ute? Wabigiyemo ute? Ese ubona koko bifite icyerekezo gikomeye cyane? Uretse wabona nk'urukwavu ukaba utabona ko nta cyerekezo. Urabona urukwavu ukuntu rungana. Yego, rungana nk'intama. Iyi ni intama, ntazi ureba neza. Rifite uburebure byibuze bufite nka santimetero 80 cyane rwose, biragaragara uburebure. Iyi ni breed. Umva rero icyerekezo kirahari. Urabona ko twana ntabwo turuzuza iminsi 30, nta kwezi turamara. Urumva rero biragaragara ko niho tugitangira gukura. Urukwavu ubu tuvugana rufite agaciro k'ibihumbi 50. Ahubwo nayo ni makeya nkurikije uko ndi kurubona. Rufite agaciro ni makeya. None uyu mushinga wawutekereje ute? Ni mu cyane no kwiteza imbere. Kwiteza imbere naratekereje, ndavuga ati kanture ubworozi bw'inkwavu umwe buri breed. Yego, kuko kino gihe nawe wakora ikintu kimwe ngo bizakunde. ntabwo byakunda. Umuntu agomba gukora ibintu bigiye bitandukanye. N'urwego rero nisanze nabaye umworozi w'inkwavu. Biragaragara ko uri gushyira imbaraga nyinshi mu kubaka ibiraro. Urabona ko umaze kugira ibiraro byinshi. Ntabwo ndi bujye kubaza umubare cyangwa se n'iki, buri wese ari kubyibonera. Narababwiye ngo ubu bworozi ni ubworozi bukorerwa ku mwanya mutoya, ahantu hatoya waba ufite ushobora kuba wabukorera. Ariko nimba atari ibanga, aha hantu uri gukora ibiraro bigeze kuri bingahe? Ni ukuvuga ngo maze ibiraro mfite hano byakwakira inkwavu 300. Inkwavu 300. Ariko target mfite, target yo kuba nageza no ku nkwavu byibuze zizarenga n'ibihumbi 2,000 cyane. Zizarenga kuko niyo target mfite. Hanyuma hari abantu bajya bavuga ngo nta hantu bafite ho kororera. Nimba atari ibanga, ibi biraro biri nko ku buso bungana iki? Hariya wenda utambitse hari metero zingahe? Hano kuva hano uzamuka hari nka metero zingahe? Ubutambike afite metero 3 n'igice. Metero 3 n'igice. None kuzamuka afite metero 6. Afite metero 6. Kandi hano ni mu gikari. Yego, hano ni mu gikari. Kandi hano mu gikari ndimo guteganya ko nzakira inkwavu zirenga 1000. Inkwavu zirenga 1000 kandi mu gikari. Ngira ngo murebe kubyumva, ni ahantu hatari hanini cyane, hatari na hatoya, ariko nibura yabyaza umusaruro mu buryo buri wese atahita atekereza. None hari abantu bakunze kumbaza ibibazo bigiye bitandukanye, bakambwira bati ntabwo watangira ku nkwavu nkeya ngo uzagere ngo uzuzuze ibi biraro. Ese wowe
ukurikije ubunararibonye umaze kugira muri izi nkwavu, ukurikije umubare w'inkwavu ufite, birashoboka ko umuntu ashobora gutangirira ku nkwavu 3 nziza akuzuza bino biraro biri hano?